kuzitagura bro. Nyumvira tashaka wabona ramaniga no. Unanga nukuja moni ngatonga nukuja mukupitira kaja. Ukuje mukupitira mupura kaja kumbera ngo jai kwa kahamba we. Jai abereke ko. Jai. Ako Brian mumone yavuga ngo swera gake gaswereyo. Nka buriya bibeshye bakabantiza gato nkabasanga ahantu mu cyumba mumeze neza. Ubara na wenda kutugutiza reka kwifuza ni nabanziriza kuri n'amasegonda abiri watumarana yabakututwiruyeho. Nabanziriza kuri icyo cya Brian gifite ibigambo nkabanza nkakizitagura ibiboro bikomeye. Wenda turwisinde ko wangwa aho ribikaza kumpiga higa yakwishishe ukabona yakwishishe. Ariko nuko wenda mwe mu bigira intambara nimwe batinganye rwose mutabangamye. Nyine mwega kubabona bigubona binashimishije. Yewe nawe mutinganye tuziranye utabangamye. Wowe uranashimishije no kukureba. Uziko ngiye bitewe n'ukuntu mba ndi straight cyane abantu hano ntago bashobora kubyemera. Nanjye rero hari abazi ko ndi straight cyane. Ngiye iby'abakobwa pe nta nicyo bintwara mbona nyine bishimishije cyane. Abakobwa si nyamara n'amapone abakobwa babiri babanza bakikora ibintu byo gusedurisa bigira ibintu bya gutya bakurura umugabo bakikoranaho ibintu nk'akasuko agahita zakabajyamo hagati agashinga nyine kandi nyine byo nkubwira njyabo ngabo nabazitagura bikomeye ariko nkawe zituzi icyo ufite iki kijya kuzitura kasunguragira akazi ko gukina pone miliyoni urazirya atugera gaswere ndi wangu ndi kuvuga nkawe na Brian gutyo mumeze bro mbisangiye nk'ahantu nk'uko bivuze. Iyo nda yawe yagiye ikakigwa hose cyane ngo ndi ntwagiye ku rugamba cyane urwo ni rwa Brian. None se ubundi kuki mutangaza amakuru uri bitabihereye amakuru? Nagenda afate kamera yivuguruza ibyo yavuze bitari byo kwereke nawe muzira azamutatura umugenda bro. Azamutatura umugenda. Akosha bira bintu byarambabaje nje none natekereje ukuntu Eric bamufashe dutandukanye twese buri wese yuriye mu modoka agenda n'undi ajya mu modoka agenda kuko nge twari twakoreye hafi yaho ntuye. So nawe watwaye wasinze? Reka ngeze ndatwara ndebera ngo bwana y'igisuka. Niyo ngabo urebe urabona ndetse nakacita mbabara urebe urabona ndetse nakacita ibyo gusa nakita byo ntacyo mfata wari kwa bwana y'igisuka niyi. Tesha last time Tesha nayo ndayikwereka y'umutima nushaka gusaraba ndayikwereka Tesha last time warabimbwiye kuri kamera urabitinye kubivuga. Nakubwiye ngo iki kwasana bwana y'igisuka Tesha nakwiyamye Tesha ngo Tesha nacita baraziranye nta nubwo tuziranye namubonye rimwe twagiye gushyingura yanga ho gaheka. Tesha naga yamenye duhongo tubi wimeka ubwonko reka ndakwiyamye kitamabona ari igikara ariko nagaza na bwana y'igisuka kirimo kiramubaga gakiga ndakwiyeboje Nisha nushaka umbwire kwereke na bwana y'umusaraba. Oya mugira amagambo ariko se ko mbizi neza ko se muhungu naza zibagira umuntu ra disikre ba amagambo yamwanditse bira bintu nibibi nukuri bira bintu nibibi Imana igibaba biriya biboro nicyo bitubu bira bintu byo kwangisha umuntu abantu ukamwangisha abantu ku buryo umuntu ahura n'umuntu akamugira nk'ikizira maze warangiza ukaza ukivugisha ngo nahise mbivuguru warabivuguruje se abantu bari batwaye ibyo uzi none abantu kura batanye gukora za analyse ngo se muhungu buragiye bitarya ngo nabibonye abantu barimo barakora analyse sha ngo se muhungu agiye bitarya 25 bakanamubarira n'imyaka akosha kuvuga ngo se muhungu yarongoye umwana byo hariya umva ni good Dubai ntacyo mfataho pe uragenda ukajya kubeshyera umuntu koko ngo yarongoye ariko Brian cyangwa se wenda yarangije muri kumwe kurangiriza mu kiganza. Brian sinzi impamvu abantu batinganye ujye ukunda kuba bihishira Discrema niwe ariko ndabikubwiye none aha ngaho wisubyirengagiye. Discrema yakoze ubukwe afite umugore simbizi niba wenda baranabyaye ibyo byuka none se mucomo we uburetse gato muco uzwo mucomo nawe bure yabyaye
mucoma ibyo se byamurenze we nawe mucoma se njyewe ndabizi ndabizi ariko njyewe none mucoma se ko ntabwo twigeze kubona mesaje arimo arandikira aba Eric ariko mucoma yaraje none se arabihakana ukuri ni ese kwagiye ntawe ushinja umuntu ibintu disikrema nawe rwose ni byombi wese nabe na mucoma hari ibimenyetso disikrema ufite ikihe kimenyetso uzagenda ushaka umukobwa bita ngo Chris Hoza azagusobanurira neza. Chris be wundi wakawikikana Chris Hoza uzagenda umubaze ngo Chris Hoza wa wundi ufite umugabo baterura ibyuma ariko Bria wagiye umbabarira jewe ko mba mfite amakuru y'indani bro. na comment ndi kubona kamurebere ko yanyu nari warubizi umva ngubwire urimo uravuga ngo Chris Hoza uriya ufite umugabo barabaterura ibyuma bo muri Amerika. Chris Hoza si bya disikrema bizate uzamubaze umwegereye urumva uzamubaze umwegereye azagusobanurira bro. ese comment zawe zagiye ntabwo mbizi ntabwo ndi gusona ariko giye cyanzo iyo wagize traffic nyinshi comment ziragenda traffic iri iki iyo barimo barandika cyane gusa tesha yizehera traffic iri ku muhanda se ngaho Reyo Day ni ku itariki 15 z'ukwa munani azaba ari kuwa gatanu abareyo bose muhagarare mushinga imigara tuzahurira kuri star izabera Reyo Day ntabwo ndabimenya ngo abatinganye bavuye gufungwa bose gafungwa nani ubawe se Bria ko babivuze ugahita ugira ubawe. reka nkubwire rero Jay Squeezer ntabwo ndi Imana ntabwo nigeze nde mu muntu ngo nindagiza mushyiremo amarangamutima ngewe nifuza yuko yakabaye agira cyangwa wavuganiraga banza wumve cyangwa wavuganiraga mushiki wawe Jihad. iyo uri kuvuga ngo umuntu ngo ni umutinganyi utaramufatanye na nyoko wanyu nyogosenge ushingira ujya kwita umuntu umutinganyi wese ko bavuga ngo uri umutinganyi uri we ngewe ngiye kubwira cyangwa gusubiza uwo muntu ni wowe ndi kubaza wowe ko bavuga ngo uri umutinganyi we na Dumba muri bo ako muhungu uzi igikondo iwacu nta n'umutinganyi wigeze abayo nta na cy'abakobwa wigeze ubaye umutinganyi watera cyangwa waterwa waba uri umuto ndi kukubwira uretse gato nkubwira mu bizira bikanaziririzwa nta mutinganyi wigeze abigira yemwe niyo batambagira ntibajya batemberayo ngaho mu ndebere mwari mwagera igikondo mwahagera mu mbwizo kuri niba buzuye iyo nyoba ukagira ugasigara uri ikijenjegege ndi kukubaza mwebwe babiri mwari mwagera igikondo ndahora turahazi hariya kuri mbere n'iya kabiri nta mutinganyi wapfa kwikoza igikondo bro barakuzitagura bikomeye cyane abatinganyi bose se niba uri igikondo mo ndakubwira ni ukuvuga ngo aho ndi kukubwira aho nkomoka nta mutinganyi uhava tuba turi abahungu n'abatinganyi nibo baguhaye hendi tuba turi abahungu bari straight abantu banditse ngo bafite n'isoko igikondo ngo hehe isoko gasoko ozabaze sha buriya iyo nirahira nka mutinganyi waba uri gutera cyangwa waba uri guterwa iyo nirahi oya jyewe ko batinganyi b'abakobwa ntacyo bantwara ndi kukubaza b'abahungu ubaye uri we bagutera cyangwa watera ibyo biboro nta nubwo wanabimbaza mwana ko nimba hari ikintu cya mbere kikizira nanga niyo mpamvu buriya niyo mbonye nka rwa Jihad nyine niko nanjye mbizira nanjye sinkunda abatinganyi simbakunda ntabwo mbakunda simbashaka no kumva simbashaka no kubabona iruhande rwanjye kandi uri we kandi nawe uri we wese kubihakana kandi nawe uri nanjye sinkunda abatinganyi nimukajya mwonyita umutinganyi uba we nawe kuri we siko mwibonye rata abatinganyi ntacyo bantwara ko ntabari ariko Bria umubwire uzi ko mwebwe babiri bihita bigaragara umuntu atarinze no kujya kure uzohereze mushiki wawe aza kubarira inkuru yaze mana cyaze murebye ukuntu mwirirwa mudushinze ibyo bintu n'ukuntu njyewe umva rero ikintu kimbabaza pesa ibi bintu murabifata mukagenda mukabishyira mu banyarwanda umuntu ku buryo umugera imbere akakureba nabi ukabona yakwishishe ariko nuko wenda mwe mubigira intambara nimwe batinganye rwose mutabangamye nyine mwega kubabona ubona binashimishije yewe nawe mutinganye tuziranye utabangamye wowe uranashimishije no kukureba uzi ko njye bitewe n'ukuntu mba ndi straight cyane abantu hano ntabwo bashobora kubyemera
nanjye rero hari abazi ko ndi straight cyane. ngewe iby'abakobwa pe nta nicyo bintwara mbona nyine erega bishimishije cyane kuko abakobwa si nyamara n'amapone abakobwa babiri babanza bakikora ibintu byo gusedurisa bigira ibintu bya gutya bakurura umugabo bakikoranaho ibintu nk'akasuku agahita aza akabajyamo hagati agashinga nyine kandi nyine ibyo nkubwira njye abo ngabo ni abazitagura bikomeye ariko nkawe na zituzi icyo ufite iki kijya kuzitura kasunguragira akazi ko gukina pone miliyoni urazirya atugera gaswere ndi kuvuga nkawe na ntureba nkawe na Brian gutyo mumeze bro mbisangiye nk'ahantu nk'uko bivuze iyo nda yawe yagiye ikakigwaho se cyane ngo ndi ntwariwe ku rugamba cyane urwo ni rwa Brian rufite abareyo kuri 15 z'ukwa munani twese umva haje amajezi mashyashya mwandikira kuri Instagram ya Reyo kuri Instagram babahereza amajezi yaso muhamagara umuhungu wanjye bita Matici azaba ari muri Matici Matici umuhungu bita Matici afite amajezi bayamuhaye ariko yagurisha oya uramenye ntabyo nzi by'amajezi Brian amajezi yasohotse uko nuko nijwe na ngo Jerry ngo cyangwa bigendere uriko Brian ndimo nakubwira ngo nka buriya bibeshye bakabantiza gato nkabasanga ahantu mu cyumba mumeze neza nawe ndakutugutiza reka kwifuza nabandiriza kuri n'amasegonda 2 watumarana yabakututuyiruyeho nabandiriza kuri icyo cya Brian gifite ibigambo nkabanza nkakizitagura ibiboro bikomeye turusibye ko wangwa aho rimbi kaza kumpiga higa ukayiyegeka wowe babona wamone ngutongana nari Brian nakuzitagura bro nyumvira tashaka wabona ramaniga no unangana no kujya moni ngatonga no kujya mukubitira kajya ujya mukubitira umupura kajya kubwira ngo jayi wagahamba we jayi ako Brian mumone yavongo ngo swera gake gaswereyo ariko cyane munyibagize ikintu cyazanye kuri no live n'ukuri kw'Imana mwijuru mugabanye ibintu byo kwagisha abantu abandi mwitwangisha abantu ariko se nubundi unkunda azakomeza nkunde kubera yuko azabakunzi kiri muri ngewe Eric nawe rero nubundi umutima mwiza uri muri we azakomeza usurprise mu bantu ntabwo muzamwangisha abantu bose ngo bikunde mwikangisha Eric nyuma y'iminsi 5 nirangira RIB wenda ari ibindi bintu bamukurikira kandi na RIB ifite ibindi bintu bamukurikiranye bizabivuga baba batanga oya nari ibintu ngo yatinda kubivuga ariko biba bizageza igihe bakabivuga ariko mu gihe batarabitanga mwiharabika nukuri kw'Imana Eric mwimwangisha abantu Eric n'umwana ni mu bana beza nabonye natangira umuhanda no Brian urimo urakoresha termiteri nziza ngo bimwangisha abantu urumva ahubwo ikintu wagagombye kuvuga ni iki ngiki vuga ngo mwimutega iminsi nka cya kigo gicyo cyamuteza iminsi sha mwimutega iminsi Eric ngo mvango nibyo yaje azira none se ariko reka mubaze ninde muntu wakubwiye yuko yakoze mu makara gashya kongera agakozamo none rwa ruturakoze cyane ariko asundi abantu bose baba bamucira imanza ubu tuvuga ko mwese muri abamarayika muba mufite n'ibikosa bikomeye kurusha ibya Eric wabona Eric yarafashe niba ari baramwohereje ngo yafashe ngo umwana wabona we warafashe ihene cyangwa inkoko urakoze ariko se uyu muvandimwe nawe uri murandika ibiboro bya Reyo Day nawe yakabije cyane abareyo ntabwo bajya batanga amafaranga kandi abareyo bareke va ku mureyo umureyo Brian bose bazabatsinda ariko ni mwisanzu Brian nta muntu nta muntu wandushaga gukunda Rayon Sport ariko Rayon Sport yaramenye none se ubundi ngiye mbahemeshejweho n'ikigo mbeshejweho n'amafaranga nyiriyo ntayabonye ndigendera ariko ni igihe nikigera bakamamagana nzagaruka kuko ngifite ku mutima ese je wa mugore wawe mwaratandukanye abanyamagambo no kuvuga ngo rero no kuvuga ngo ikintu gihari umuntu bita Eric se muhungu niyigarukira bro oya Eric rero bya nagubiza Eric nagazi kuburana Eric nagazi kuburana Eric kizi no kwivuga ingira kera ahubwo Eric ubu ngubu byaranze kabisa sinzi ko yigirira uduprufura ushobora kuzasanga muganye ibyo nakubwira ahubwo bivuga ibyo ngo runaka ni double kandi ukazasanga nibyo koko ibyo birashoboka Eric agira ndakubwiye ngo ushobora kuzasanga kumva erega
mw'abantu mwe nimureke kudutega iminsi muhumure Mm. nawe uri kuri no live uzagera igihe upfe n'ubundi nanjye ntawe ntaha nzapfa uzaramba. ntawe uzaramba nk'umusozi wintega iminsi yawe ko muri iby'Imana yangeneye kuzageraho byose nzabigeraho mu maso yanyu iby'Imana nawe yakugeneye kuzageraho uzabigeraho mu maso yacu urajya gutega umuntu iminsi se kugira ngo bigende gute waramusuye umusaza twagiye kumureba ku wa mbere baratubwira ngo ntago bari bumuduhereze ngo dutegereze ngo bazatubwire kwa mbere twagiye ariko iminsi 5 ntabwo ari myinshi iminsi 5 ntabwo ari myinshi ntabwo ari myinshi cyane myinshi mana we gereza nyine no gereza umva gereza. tesha Karate. ni myinshi ku muntu wenda wari usanzwe ufite n'akazi n'ibiki byose ariko ntabwo ari myinshi ariko Jay uzi hano mu Rwanda gusiba 3 gukora hano i Kigali gusiba iminsi 3 kubera ko Eric we twadukorana ku wa 3 uri kumva gukora hano iminsi 3 ukayihomba muri no sama harimo amafaranga ameze gutya iminsi 3 yonyine amafaranga uhombye ntabwo uzayagaruriza ariko Bria wazambabariye ukanshakira nimero ya cya kigo bita ngo Kazungu urumva ko mu mwe nshaka kuzasangira nawe ikigage nimujya gusangira uzamamagara niba ari kabosi wambabariye ukanshakira nimero ya nyina ko nshaka gusangira na nyina ikigage ariko se kwari kimwe wumva ko umuntu wabagiriye nabi mu reka rawubwire none se Bria uretse gato nanjye nkubwire ureba iyo umuntu akugiriye nabi nawe ukamusubiza ahubwo iyo utamushubije umucinege nawe umutima Bria akagera hakwigaru Bria ndakubwiye ngo ndamugirira nabi cyangwa nabwo ngo ndamusubiza wari wabona nanjye yaranyanditse aranyandika tutanaziranye wari wabona namuvugaho cyangwa nyirabutse umva Bria ndashaka gusangira na nyina Samblag ndashaka gusangira na nyina ujya gusangira na nyina se nyina muri afata nyina wavuga n'umugezeho none kuko ni jewe niwe muntu wenyine nzi twakwisangira erega bano baniga murabarenganya bano baniga bababruka wenda wabona biriya ari byo bintu bimwinjiriza amafaranga iyo reka nkubwize ukuri umureka aravuga igihe kikagera akabona ariko ari guta umwanya akakwihorera rero urajya kumusubiza ukwana nayo kunyandika naramwihoreye nakwandika sura nakwandika urara utariye nakwandika birakubuza gukorera noneho yagize video yanjye hanze nasinze ifite icupa rya musiteri indiri hejuru ibicece biri hejuru ndi kuririmba butabaho mana yanjye mbega mama wanjye yaranyereje arambaza ati ariko mute i Kigali nibi wiberaho uvuze umuswera none ejo bundi shaho nahuye n'umuswera nyina w'umunyamurenge urukumva Bria duhurira ahantu noneho urukumva nyine nari gukoresha imvugo itari nziza ariko reka mberereke noneho duhuye hari umumama twari turi kumwe nawe ngiye guherekeza kuri airport uwo muswera nyina baraje abona ko ndi kumwe n'uwo mumama uri kumva abaraje ngo nikoa ndabona ibitese ngo niko gasu ngo ntabwo nari nzi ko ahantu tuzohagera ngo ntabwo nari nzi ko ahantu tuzohagera urumva ndamubona okay ndamubona nta kibazo ngo ariko kandi abona ndi kumwe n'umuntu w'umumama bro w'umukecuru ngo ariko se nguzubwira ababyeyi urumva ndamubona se navutse ku giti ibi rero nibyo atasha mu kanya arimo abantu baza kwivugishwa ngasaga ibi bintu ukora ngo gira umubyeyi wanjye n'umubyeyi wawe umuntu akaza muri comment ye baba wereka nanjye nduhuka umutima umuntu akaza muri comment zanjye akandikaho ngo cyakaza umubyeyi wakubyaye ngo yaragowe aho birakureba n'abantu mwe mwancakura ngewe umuntu umbwira nk'ibyo mpita mubwira ati wampaye nimero zanjye ngo nkazamucumita mbiyamye ku mubyeyi wanjye yambyaye ukwanjye nawe akubyara ukwawe wabona mwana narushye muri n'indushyi mbabarira nkuyamye umubyeyi wanjye bajya kumujya mu bitekerezo umujya mu mutima wibaza uko abayeho kuba yarambyaye ajya kumbyara yigeze guhamagara ngo uze yakugishije inama cyangwa yagishije nyoko inama si uko njyewe nawe turavukana urakoze njyewe nawe turabana turasangira turagendana duhuje umugabo cyangwa duhuje iki ariko Bria ko abantu benshi bakomeza kwandika hano ngo tanga imbabazi bimeze biti ndagukura kuri live yanjye oya ntabyo mvuze nta bintu byinshi mvuze ndavuze gutanga imbabazi nanjye ubwo barazimpaye sawa ko nazisabye ntabwo bazimpaye ntabwo wabibonye
ariko jya uberereka jya ariko reka urengagiza nkubwire natwe imana yaratubabariye twabuzwa se n'iki gutanga imbabazi ninde muntu uranga ku isi nibyo ndi kuvuga nta muntu udakosa ndakosa n'undi ejo azakosa n'undi akose n'undi akose n'undi akose nyine umuntu imana yaduhaye imbabazi natwe tugomba gutanga imbabazi nyine tanga imbabazi nyine abantu babibone ko utanga ndagukura kuri ino live ntabwo aricyo cyanzanye kuri ino live njye naje nje kuvuga ku bantu bashaka nakwavuze ngo kwangiza abantu kwangisha abantu abandi ni bibi gutega abantu iminsi umva ubwiza ukuri ese amakuru ya Muyango mwa nta nimero y'ugira hano namuhamagaye uyu munsi ntabwo twabashe aho kuvugana mara dije umunyarwanda ntacyo mfataho amakuru ye nyine Muyango amakuru ameze ye neza araho niwe muntu uri gukorera amafaranga menshi mu cyumweru kimwe none se ko nabonye yarasubiranye n'umugabo kandi abantu bakaba bavuga ko ngo nawe ngo wajyaga wiyongoza ukagerayo oya njyewe ibyo bintu ntabwo wapinge buretse gato ariko se buretse gato nangize ikibazo none se umugabo yaje kubona solution rero abona ko yaguharabitsa gusaba imbabazi oya ntabwo aransaba imbabazi se yankoreye iki kuguharabika nyine ko ngo ari wowe wumva cyane wigeze ubona umuntu uharabika igisebo njye ubwanjye ndi igisebo ku giti cyanjye njye ndi igisebo ubwo se wajya guharabika igisebo kuko nabonye rwose ahubwo none umubano warakomeje kuba mwinshi ni akazi Muyango njye duhuzwa n'akazi nyine nibyo mvuga kandi mvuze ngo none nabonye bana utuvideo mu muri kumwe nta kibazo gahunda zigenda neza none se undi ikibazo cyavuye Muyango ni inshuti yanjye Muyango arakora arahostinga nanjye ngacuranga uri kumva Muyango n'icumba wo mu Rwanda niwe muhosti wenyine niwe muhosti usubiyemo Muyango niwe muhosti uhembwa amafaranga menshi mu cyumweru kimwe mana we ndakababira wivuga amafaranga ye dora tuye kure batazamutega umva se Bria amafaranga menshi ngo ubeshye se ese Bria njya mureba nkabona nyine ubushagarira we ntabwo ari ukubibona njye ntabwo nshobora man Jay njyewe ntabwo ndi kamarade uzanga ukaza kubwira ngo urabona ngo byagenze gutya nakubwiye ngo she is my best friend ni inshuti yanjye nyine njyewe none ako genda mubona nk'ubu turakorana that's all ngenda mubona nk'ubu turakorana arahostinga ngacuranga ibyo rero byo kujya kumucagarizaho ndamugirira ubushagara asa nta mugabo afite nta mwana afite ntabwo babyaranye genda ajya kumugirira ubushagara kugira ngo bigende gute kandi uri indaya imenya indi ubwo nawe uri indi njyewe rwose ndamureba nkumva umucagariza wamaze nyine ugomba kubugira kuko uri umugabo kandi ngo niba ufite iryo rari ryawe bazayica nawe bayijyane ujye kubona umuntu agiye kuyirereza agenda kuri ribu yuko yayiciye ibyo rero uramugira ubushagara asa n'umugore wawe uriya n'umugore w'umugabo uriya yarasezeranye imbere y'amategeko akora ku idarapo ararahirira afite umugabo wemewe n'amategeko uri kujya kumushagara se iyo nurubika ushaka uzajya kuyiturubika kuri ndaho ubwo bazayicira nzira ako tesha k'ibintu utabivuze arabivuga nakubwiye ngo hano ntabwo twe turi babandi ugiza ngo ukazana ngo ukagenda ngo kubakuramo ngo utununguje ngo kubabaza utubazo ngo bigende gutya ubu nawe ngo yamenye ubwenge yewe buno ngo arumva ngo yavuga ubwo ngo yabajije utubazo ngo tw'ubwenge moneye ariko ubabwiza ukuri sibyo ubabwiza ukuri kuva u Rwanda rwaremwa ikindi ndibutse Jay ubushize turi kumwe kuri live Imana ishimwe reka nongere mbisubiremo nanisegure ku bantu nagiye mbona bakata kuri live yanjye nari kuri live ya Dumba na Jay Squeezer njyewe na Kiramani twari turi kuvuga ku bantu bagira uduhuyu bagira agahinda kabi yes mu kanwa kanjye Imana yaremye ntabwo nigeze mvuga izina Nyambo pe ni ukuri kw'Imana naravuze ni gusa buretse nabibonye abantu babigejeje kure usibye ko wenda njye nta watinyuka kuza kumbaza ubusa kuko nahita umva shu njyewe nari ndi kumwe na Kiramani ndamubwira ni gusa mu bantu bakina filime iwawe bakina muri filime zawe harimo abantu babiri sinabavuze amazina abo bantu twigeze guhurira ahantu shabaranukira pe izina Nyambo
ntaryo nigeze mvuga mu kanwa kanjye, izina Nyambo naryo nigeze, nta nubwo muri abo bantu natekereje ntabwo Nyambo rwose yari arimo, ariko mwaragiye murabifata mubihuza n'ibintu Jay Squeezer bari kuvuga. Jay Squeezer ni Brian. njye se Nyambo ndamuzi ariko bambwira ko Izina gusanga ry'Imana yo mu ijuru na Nyambo niba uri kuri ino live ntabwo ndi uba nkubwire ntabwo ari najya kubona mu gitondo abantu bose banditse ngo Jay Squeezer ngo na Brian ngo bavuze ngo wese ubundi agahuruka Nyambo wawe ukagezemo nta nubwo agiye Nyambo turegerana cyane ku buryo najya kumva kanuka we Tesha Nyambo we yakunukiye mwaregeranye Nyambo Tesha ye uri mu bantu bivugwa ko banamusambanya wowe sambanya ndi Nyambo ariko urure ako ikibara kiro ubu baraje babyuke bandika ngo Tesha na Nyambo barasanga oya Tesha ye reka ibi bintu ntitubijye in deep njye nuko najya nkunda kuvuga ibintu by'abantu baryamana nta muntu uri gutaha mu nyo yawe ninya nyine nijyo nkubwira ngo Tesha atangiye kuza kwivugisha ngo Nyambo narababwiye hari abantu rero baba baza hano bakuvuga ngo urabona ngo uyu muntu ngo genga mvuze ngo byabira sheri reka mbahereze warning kasu njyewe uzabivuga jewe umuntu wese uzashaka kumvuga azamvugeho nimbona nkwiye kumusubiza nzaza nanjye mutature Tesha. nimbona bidakwiriye ntabwo zigera nza Tesha. kumuvuga oya kasuka ibyo ni ibintu byawe uri guhimba kugira ngo abantu cyangwa nawe wenda mubone ukuntu mwa uploading inkuru va kuri ibyo bintu Brian oya Tesha arabizi n'ejo twarabivuganye ibyo bintu in the box ariko ejo wavuganye na Tesha. Kasuka njye ngira nomero ye Tesha ejo mwabivuganiye hehe kuri telefone arabizi wavuganye nande na Tesha zana screenshot ahangaha uyohereza kuri telefone ya Tesha ko mwavuga reka nze ndebe nayifata neza wayifata ute twavuganye kuri mwavuganye kuri Snap mwavuganye kuri WhatsApp mwavuganye kuri ese uri kujya gutanga ubusobanuro bw'iki kandi numvise uvuga ngo ntabwo utanga ubusobanuro dore reba nimero yawe nanditse muri gera muvugano mukanya niyo makuru nimero yanjye agira urasebye uwo yarayigira akira dore ngiyi mukanya niyo makuru nimero yanjye agira mukanya niyo makuru nimero yanjye agira niba mfite indi yamaze yonyine ngira ubu nese Mukanya- nimero zingahe mukanya niyo makuru nimero yanjye agira naka ariko shaje surebe ibi bintu buri kwikora nta muntu uraza hano kuri kumvuga nkoranyambaga ngo akuvugeho ikintu akubeshyera nibwo uzamenya Brian uramutinganya umushuti wawe ntabwo yavuze ibintu ambeshyera ngo mu rugo ngo bagiye gufasha babahiriza ngo ibyo kurya bro kasuku nawe baramubaga we umutinganyi bita Jihad ntabwo bizi Brian urimo urabyijisha ariko mwahuriye mu buriri mwararyamanye njye nanjye nkubaze Jihad ariko wowe na Jihad byarabananiye kumvikana Brian uriya muntu ibintu yamvuzeho amenyera famiye yanjye bro wese ntabwo ujya winjira we ntabwo wapostinze ngo mama we ngo banditse ibiki we ako kukimwikunda mama naze mama wese umusazi hari mu bugezi none waramusuye wamusanze indera uretse gato nkubwire Brian nigeze gukora oya nawe ntukazajya wigira intungane Jay ntukigira intungane kuko nguko wataka imiryango y'abandi nawe niko bagaruka bakakandi kandi rero umuntu ikibazo cyanyu murataka babataka mukababara kandi nawe mwatatse abandi why uretse gato nkubwire njyewe nigeze gukora ikosa rimwe ntwika bulldog sibyo sinabikubwiye yankubise voice y'iminota 48 bro yankubise ibitutsi ebane bimwe biteye ubwoba uri kumva bitambona ko kumuvandimwe nshobora kuba namubabaje koko uri kumva turagenda turabikemura biranangira